Amabara y'imbuto n'imboga. Imbuto n'imboga ni ingenzi cyane mu byo turya buri munsi kuko zikize ku bitunga umubiri kandi bikanawurinda indwara zitandukanye. Burya uko imboga n'imbuto zigaragara mu mabara atandukanye ni nako intungamubiri zirimo zigiye zihariye kandi zitandukanye. Ubushakashatsi bwerekana ko kurya imbuto z'umutuku gusa bitaguha intungamubiri zose umubiri ukeneye, kuko buri bara rigenda rifite umwihariko waryo n'akamaro kihariye ku buzima bwacu. Reka duhere ikiganiro ku mboga n'imbuto z'umutuku. Ubusanzwe imbuto n'imboga z'umutuku zikize ku ntungamubiri za lycopene ndetse na anthocyanins. Izi mbuto zikomeye cyane mu gusukura no gukura uburozi mu mubiri, ni ingenzi kandi mu kurwanya kanseri zitandukanye, zinafite ubushobozi bwo kurinda ububyimbirwa mu mubiri. Izi mbuto kandi zifasha mu kugabanya gukura k'uturemangingo twa kanseri no kurinda gukomera cyane kw'imijyana y'amaraso, bityo bikarinda indwara zitandukanye z'umutima. Zimwe mu ngero kuri ubu bwoko bw'imbuto n'imboga twavugamo inyanya, watermelon, puwavuro zitukura, amashu atukura ndetse na pome zitukura. Reka dukomereze ku mboga n'imbuto z'umweru n'icyatsi cyerurutse. Ubusanzwe imbuto n'imboga zo muri ubu bwoko zikungahaye ku binyabutabire bizwi nka sulfide. Ibi byagaragaye ko bifasha mu kugabanya ibyago byo kurwara indwara zimwe na rimwe zikomeye nka kanseri, kandi zigira uruhare mu gukomeza amagufa no gutuma amera neza. Zimwe mu ngero kuri ubu bwoko bw'imboga n'imbuto twavugamo ibitunguru, tungurusumu, seleri, puwaro, ibihumyo ndetse na asparagus. Reka dukomereze ku mboga n'imbuto z'umweru n'icyatsi. Ubu bwoko bw'imboga n'imbuto bukize ku binyabutabire byitwa glucosinate. Ibi bifasha umubiri mu kwirinda uburozi butera kanseri. Zimwe mu ngero kuri ubu bwoko bw'imboga n'imbuto twavuga chou-fleur, amashu, kale ndetse na broccoli. Reka dukomereze ikiganiro ku mboga n'imbuto z'icyatsi cyegereye umuhondo. Imboga n'imbuto zifite ibara risa n'icyatsi ndetse n'umuhondo zikize cyane kuri lutein ndetse na zeaxanthin. Ibi byombi ni ibinyabutabire by'ingenzi mu gusukura no gukura uburozi mu mubiri. Ibi kandi bigira akamaro gakomeye mu gutuma amaraso akora neza mu mubiri ndetse no gutuma amaso y'umuntu abona neza. Zimwe mu ngero kuri ubu bwoko bw'imboga n'imbuto twavugamo nka epinari cyangwa spinachi, ibigori, amashaza, pome n'ibishyimbo. Izindi muri ubu bwoko bw'imboga n'imbuto by'icyatsi twavugamo puwavuro z'icyatsi n'umuhondo, kokombure, lettuce, zucchini ndetse na avoka. Reka dukomereze ku mboga n'imbuto z'umutuku wegera mauve cyangwa purple. Ubwoko bw'imboga n'imbuto zisa mauve cyangwa purple ubusanzwe zifasha umutima gukora neza. Ku rundi ruhande zikize cyane kuri anthocyanins, akaba ariyo ituma imboga n'imbuto ziba muri iki cyiciro zigirira ibara. Izi mboga n'imbuto zizwiho kurinda uturemangingo gusaza, gufasha umutima gukora neza, kurinda ko amaraso yipfundika ndetse zikanafasha umubiri mu kwirinda no gusohora uburozi. Zimwe mu ngero kuri ubu bwoko bw'imboga n'imbuto twavugamo beterave, ubwoko butandukanye bw'inkeri, strawberries, blueberries, cranberries,
ndetse na blackberries. Izindi ngero kuri ubu bwoko bw'imboga n'imbuto twavugamo imizabibu ivamo divayi, by'umwihariko nka divayi itukura cyangwa se red wine. Reka dukomereze ikiganiro ku mboga n'imbuto za orange. Ubusanzwe ubu bwoko bw'imboga n'imbuto bikize cyane kuri carotenoids nka alpha carotene, beta carotene ndetse na beta cryptoxacin. Izi mboga n'imbuto nazo zirinda umubiri uburozi butandukanye, zongerera umubiri vitamine A, bityo bikarinda indwara z'ubuhumyi cyane cyane igihe ugana mu zabukuru, ndetse yongerera umubiri ubudahangarwa. Zimwe mu ngero kuri ubu bwoko bw'imboga n'imbuto twavugamo karoti, imyembe, ibihaza cyangwa imyungu, ibijumba ndetse n'utubuto duto twa apricots. Reka dukomereze ikiganiro ku mboga n'imbuto za orange yegera umuhondo. Ubusanzwe ubu bwoko bw'izi mbuto n'imboga zikize kuri flavonoids, zifasha kandi mu guhagarika ikura cyane ry'uturemangingo twa kanseri ndetse zikagabanya ububyimbirwe mu mubiri. Zimwe mu ngero kuri ubu bwoko bw'imboga n'imbuto twavugamo amacunga, umutobe w'amacunga, pamplemousse, grapefruits z'umuhondo, indimu, urusenda, ipapayi ndetse n'inanasi. Reka dusoze tubabwira ko ku byo kurya byawe bya buri munsi wagakwiriye guharanira byibuze kurya imbuto cyangwa imboga zo muri buri cyiciro, bizwi nko kurya umukororombya cyangwa amasedouane de fruits. Reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya, natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kanda subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ningenzi cyane, bityo ubaye haricyo wifuza kutubaza, haricyo wifuza kudusobanuza cyangwa haricyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukore share ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu. Ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media, ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.